urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa kabiri kugeza kuwa gatandatu isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese muteze amatwi ikiganiro Ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 12 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Tariki ya 15 Werurwe nibwo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo gufunga amashuri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye abanyeshuri barenga 3,000,000 basabwa gusubiriramo amasomo yabo mu ngo, ndetse amasomo mu byiciro binyuranye atangira gutangwa hifashishijwe ibitangazamakuru. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku myitwarire y'urubyiruko rw'abanyeshuri, by'umwihariko uko bari gukoresha umwanya bafite muri iki gihe cya COVID-19. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, muri studio mukaba muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugitangire ku bitekerezo by'ababyeyi bo mu bice bitandukanye by'u Rwanda, aho bavuga ko nubwo hari bamwe mu banyeshuri batitwara neza muri ibi bihe, hari n'abagerageza kubyaza umusaruro uyu mwanya bafite bafasha ababyeyi n'ibindi. Ni mu bitekerezo byakusanyijwe na Ishimwe Honore afatanyije na Noel Manishimwe. Abana barandagaye ntabwo mu cyaro mu by'ukuri babyitayeho. Hamwe na hamwe uzasanga abana bibereye mu gushaka amafaranga, bagiye mu yindi mirimo yo mu ngo iwabo. Ngenda reba nkabona muri make nta myitwarire mibi bafite ikabije, n'ubundi ni nk'ibisanzwe, usibye ko ababyeyi ahubwo batomboye kugira ngo babafashe imirimo n'ibijyanye no guteka se no guhinga ku bahinzi. Urabona uyu muhanda hano ku Kicukiro muri NPD usangamo urubyiruko rwinshi bagiye gusaba akazi ko kwirirwa ku muhanda bakora umuhanda. Ubundi urabizi mu Kinyarwanda ngo iyo mirimo ni y'abatarize, ariko ibyo barabirenze abenshi, ugasanga barengeje udufaranga duke yiriwe kuri iryo zuba n'iki, ariko urumva ko atandukanye na wa wundi washatse igisubizo aho kitari. Imyitwarire itari myiza, kuko urabyuka mu gitondo ujya kwishakira icyo gukora, amafaranga niyo yaruhabuye, none utagiye mu mafaranga ntacyumvira ababyeyi, ntabwo bari kwitwara neza. Ubundi urubyiruko mbere korona itaraza twarufashwaga n'amashuri, ugasanga disipurine iri kugenda neza kubera amashuri, ariko kubera igihe kirekire bamaze mu rugo bananira ababyeyi cyane, ugasanga imyitwarire atari myiza. Ntabwo nabaciraho iteka bose, bamwe bari mu mirimo cyane nko ku bigo by'amashuri biri kubakwa, bari muri iyo mirimo, ariko abandi barajagaraye mu biyobyabwenge, amayoga n'ibindi byose, ubusinzi. Hano mu mujyi ntabwo biba byoroshye, yego, ariko rero uri kubona ko bidashoboka, nyine nta kintu baba bari gukora benshi. Abana bari mu biruhuko bitunguranye bya COVID bitwara neza cyane, mbona bafasha ababyeyi babo imirimo, cyo ni kimwe, kuko nibo benshi mbona bajya mu masoko gucuruza no bashaka amafaranga, birumvikana. Ikindi cya gatatu baritanze mu gufasha guhashya no kurwanya COVID, nibo bakoranabushake bari mu muhanda, bari mu isoko, bari hehe. Barakoze aba babyeyi. Ese wowe uduteze amatwi ubona urubyiruko ruri gukoresha ruta umwanya rufite muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo.
Mugiraneza Asiel atuye mu karere ka Gicumbi. Icyorezo cya COVID-19 cyateye ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye mu mibare, ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Avuga ko nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri kubera icyorezo cya COVID-19 yafashe umwanzuro wo kubyaza amafaranga ibi bihe kandi ngo ntibimubuza gusubiramo amasomo ye. Ibindi ku buryo burambuye reka tubyumve mu buhamya yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Nyuma y'ikibazo cya corona nkaba narabyaje umusaruro umwana nari mfite, nkaba narashinze business. Amafaranga nabonye nangiza mu gihe corona yari itangiye mu kwezi kwa 3, twese turi muri lockdown. Mu rugo bari bafite ibyuma bikora imigati, iri gitekerezo cyo kuvuga ni kuki nakwicara hari ibyuma ushobora kubyaza umusaruro. Ndahaguruka ndakora, mbigiramo n'amahirwe kuko imodoka z'i Kigali zitazaga, nuko nkazajya mbona abantu benshi, amasoko menshi. Ariko icyo gihe nyine nakoraga nk'umukozi, bamemba ku kwezi. Ayo mafaranga rero nabonye yo ku kwezi nakoze amezi 4, hanyuma nangiza gufungura ibyanjye nyuma, ahubwo nza gukodesha ibyuma byabo. Ari nk'ubwo abantu bazaga kubaza keke twazibuze, bikaba ngombwa ko umuntu afata imodoka akajya i Kigali akajya gukora keke y'ibihumbi 8 kugira ngo yunguke n'icyo gihumbi. Ndavuga ati kuki njye ntabikora? Ayo mafaranga ya transport kuki njye naza nkayafata? Narebye mu mujyi nsanga iyo serivisi iri cheap cyane, binza mu bitekerezo ku buryo nabonaga nyine abantu bari kwimbaza cyane cyane ubikoze byakunguka, inama z'ababyeyi byose no kubikunda cyane. Ari nk'ubwo wakunguka ibihumbi 300 na 800 byagera iyo range. Ubucuruzi burahinduka bitewe n'igihe cyo mu kwa 4, ibintu biragabanyuka biterwa n'iminsi. Ariko nyine nko mu kwezi nabura amafaranga 300. Sinakubeshya, ubu ngubu buri kintu cyose nyine ntago najya kwirwa stress umubyeyi. Hanyuma se gusubira mu masomo byo bigenda bite? Mbafite note mu ikaye iyo ndangije akazi, ndagenda nkarebaho gakeya nk'amasaha 2, then nkabona kuryama. Nama ki ku bandi banyeshuri muri ibi bihe? Inama nabagira ni uguhaguruka bagakora, then nkababwira igihe cyose bapfusha ubusa, ibyo umwanya bafite bakawukoresha neza, kuko iyo udakoresha umwanya wawe neza nibwo cyagiye wisanga uri mu bintu bidafututse, wagiye kunywa itabi, wagiye kunywa inzoga. Yego. Turamushimiye Mugiraneza Asiel, umwe mu banyeshuri bari kubyaza umusaruro umwanya bafite mu gihe amashuri atarasubukurwa. Ese ubundi urubyiruko rutari kwiga rukwiye kwitwara gute ngo rubyaze umusaruro uyu mwanya rufite muri iki gihe? Rwakora iki se? Ibi bibazo n'ibindi wibaza ndetse n'icyo ababyeyi basabwa gufasha urubyiruko rw'abanyeshuri muri iki gihe, reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Professeur Eugene Rutembesa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'ubuvuzi mu gashami kabungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Professor, ni gute urubyiruko rutari kwiga ubu rwabyaza umusaruro umwanya rufite? Iyo tuvuze muri rusange urubyiruko n'abantu bagifite ingufu. Uri mu wa mbere dusaba urubyiruko, hari urubyiruko rukora, ariko urubyiruko rwa mbere wari amashuri, kwiga byarahagaze. Ikibazo cya mbere cyavutse nuko basa naho abenshi babuze icyo bahugiraho, bahugira ku bibica noneho n'ibibasenya. Urubyiruko rumwe rutangira kujya mu ngeso mbi. Ubu ngubu biragenda bigaragara ko abantu bahugiye mu kunywa inzoga, abandi bahugira mu kujya mu ngeso mbi, inda zitateganyijwe z'abana. Ibyo byose ni ibyerekana none icyo bahugiyeho kibi. Ibyo rero bahugiye, ariko ntabwo ari bose. Iyo habaye icyago nk'icyo, harimo n'abashaka uburyo bwo kukivamo, bakihimbira imirimo. Ugasanga bamwe bagiye kwiga imirimo itandukanye, ubuhanzi, gushushanya, kuririmba, kuko bigitangira ntabwo bari bazi ko bizatinda. Uko bigenda bitinda niko bavuga bati tugomba gushaka icyo duhugira. Umuntu yatanga nk'ingero zifatika. Urugero rwa mbere usanga rushimishije ni bariya bagiye bakavuga bati haje kiriya cyago, reka tujye tubwira abakuru baduha akazi, tubafashe kubahiriza amabwiriza yo kurwanya COVID-19. B'abakoranabushake benshi rwose umuntu yabibashimira. Uruhare rw'ababyeyi rukwiye kuba uruhe by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19? Iyo wabyaye uba ugomba no kurera.
muri uko kurera usanga icyambere gikuru ni ukuba hafi y'umwana wawe hanyuma ukaruha n'umwanya wo kugira ngo muganire. Uru rubyiruko nitutarufasha kugira icyo rubona ahubwo ejo hazaza nk'uko iki kiganiro cyanyu ejo hazaba habi kubera ko ingaruka za covid zizaba nyinshi. Nk'umuntu watangiye kunywa ibiyobyabwenge n'urukingo ntiruboneka cyangwa umuti ukaboneka ariko azaba yarabaye imbata yabyo, azaba yaramaze kwangirika. Wa wundi wishoye mu busambanyi no mu ngeso mbi kumugarura bizagorana. Ni nacyo gituma rero ntabwo twarurebera mu kinyarwanda turavuga ngo nta mugabo umwe. Ahanini ahubwo bakeneye natwe bakuru kugira ngo niyo mirimo tuyibahe n'izo responsibility tuzibahe kandi tubabe hafi. Nyuma yo kumva Professor Eugene Rutembesa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, reka noneho twumva agace ka none k'ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya. Iyumvire igice cya 12 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Kayitesi ahangayikishijwe n'isaha yo gutaha kare ngo batamuraza muri stade nyuma yaho Dansira mwakiye telefone yifashishaga areba igihe aho kigeze. Fisi nawe yarakomeje kwinginga ise Ruzindana ngo areke gukubita Mukesha. Bimeze bitubu wicikwa. Niwufite amafaranga agera kwa gihombe yazane tuyanywe urupfu ruriho kurandeba ikimuke mama umubano wakomeze ukagiye. Ese ubwo izo nzoga ubyutse wiyuha ugamije iki? None ko nta cyayi uba wantekeye uragira ngo bigende bite? Ubwo nyine akabyeri niko cyayi cyane. Maye ngo zajya utekera umuhungu wawe Fisi na cya kimoga cyangwa ne madodo. Narakwiyamye kuntukira umwana Ruzinda. Nakwiyamye nanjye. Amambere wanze ko tubyara umwana uvuga ngo waramvumbuye ngo mbyara abafite ubumuga. Ibyo birahagije rero. Ntugakomeze kunkomeretsa. Ikindi kandi icyo cyayi uhora waka ujya kutakaboga babyoki Matilda no nabonye woherereza message kuri WhatsApp yambaye ubusa. Urahaze. Maye ngo mwese mukarukunda w'inzobe. Umva muke twumvikanye. Watangiye kujya undebera mu mafoto? Wari warabihishe rero uziko ntazabibona. Ubu babonwa n'uhagaze di. Kahagarare mu ivuri ishyushye washyano. Akanze ngukosore. Umva na kukupita ngera kusabwa jewe. Gitutu. Kwiyamye kigani. Ma, wanije agapfukamunwa kawe. Kayitesi nawe urangondoza. Utese kandi. Ibintu byose ni wantije. Ubundi sugiye. Ngiye mu isoko. Ngaho genda ugafate. Nubundi ko ntako nambaye se. Mama Bito. Mama Bito. Niki? Nimutabare mama papa agiye kumwica. Ego ko. Cyore, ngo isagiye kwica nyuko. Reka mama gare metode nyabo. Papa ari gukubita mama. Amutuka ngo yabyaye ikimuga. None se fi, ikimuga he? Simbona uri muzima. Mutabare mama papa agiye kumwica. Amaye nka rero. Alo meto. Ihuta ujya gutabara Mukesha Ruzinda nataramwirenza ye. Ihute ngo urugo rwagurumanye. Mukesha we nibicari urabesha izo ntoki nzazitwika ntabwo uzongera kunkorera kuri telefone. Ndavuze ngo uzibeshe Ruzinda. Ngo iki? Ntasone. Umuntu w'umugabo akirirwa yoherezanya amafoto y'ubwambure n'abagore b'indaya. Yarangiza akabesha ngo ari mu kazi kambukiranya imipaka. Imipaka yambukiranya narayibonye di. Kandi muke ako gasuzugura umva nako. Reka kunkubita. Muke akanda kari. Sika kunkubita ari. Kandi nagenda kwishura. Uzari ko kimwe. Reka wandetse. Wareka kunkubita kuko. Umetoka wibesha nkarigiriye mu rugo nawe ibyo birengenda bicakagura makabiri w'abahungu. Hasana. Rata meto. Karabino kiwijirukize mama. Ceceka wagasende cyane mugire kimwe nakurushiki wawe. Ruzinda. Umenye kubyo hohoterwa ukorera umuryango wawe ritazihanganirwa di. Metode wanyana y'ingawe nawe ndakwiyamisha. Wagatangara makuru ku bayobozi. Ruzinda nakomeje kwigira intare mu rugo rwe.
Methode se koko azamutanga mu buyobozi bigira icyo bihindura ku ihohoterwa akorera umugore we n'abana be? Naho ubutaha. Nyuma y'ikinamico turagarutse. Wifuza kudusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico Sigasira, watwandikira kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho muri wa mwanya twahariye ibitekerezo byanyu. Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Christelle Wikeza ugiye kubitugezaho. Christelle, umwanya n'uwawe, ngendagaruka mu kanya tugana ku musozo w'ikiganiro cya none. Aha Nicole Rakoze, reka ubutumwa bwa none mbuhere ku bwa Nirora Emmanuel werere mu karere ka Nyanza, wagize ati urubyiruko rukwiriye gukoresha iki gihe neza kuko abenshi ntibarasubira ku mashuri, rero bakwiriye kuba biga imyuga itandukanye yazabagirira akamaro. Cyuzuzo Jean Pierre uherereye mu karere ka Nyarugenge we yagize ati urubyiruko ntirukwiriye gufata iki gihe nk'igihe cy'ikiruhuko, ahubwo nibafasha ababyeyi basubiremo amasomo banaganire n'ababyeyi by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere. Shyaka Steven uherereye mu karere ka Gasibo wati urubyiruko rwagakwiriye gukoresha ibi bihe neza birinda kujya mu ngeso mbi, basoma ibitabo, bakora siporo, muri make bashaka icyabahuza kandi kibafitiye akamaro, bityo bikabarinda kwishora mu ngeso mbi. Ntegereje Imana Seti uherereye ku Kamonyi wati urubyiruko dukwiriye kwitwara neza muri ibi bihe kubera ko ingaruka ni nyinshi cyane, urugero kwishora mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibigari. Ati rero urubyiruko dukwiriye kwihesha agaciro ndetse no kuzirikana indangagaciro za Kinyarwanda. Reka nsoreze ku butumwa bwa Ndayizeye wagize ati iki kiganiro ni cyiza mukomerezaho. Nicole wasubirana ijambo nge naho ku munsi w'ejo. Urakoze Christelle, mbonereho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Tuzongere ku munsi w'ejo aho tuzaba tuganira ku ikoranabuhanga mu bucuruzi, by'umwihariko muri iki gihe urugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 rugikomeje. Mwakoze kubana natwe, nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva ku wa 2 kugeza ku wa 6 isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM.